ngiye kukwereka uburyo bwiza bwagufasha kubona views nyinshi hano kuri YouTube channel. Ndakwereka uburyo umuntu ya uploadingamo video ikagera kure, algorithm ikamufasha kuyisunika iyo video ikaba yagera kure. Ngwino nkwereka uburyo nabikoze mu masegonda make cyane, tugendane step by step uburyo uzajya wa uploadingamo. Bo mbere na mbere urahita uza muri Chrome yawe, uhita ufungura Chrome yawe yinjiremo. None nurangiza uhita uza hano basacingira ahangaha basacingira hano, uhita uza wandikemo ngo, wibuke ko ari kuri Chrome turi, wandikemo ngo tuzandikemo ngo YouTube dashboard gutya, ni gutya byandikwa YouTube dashboard gutya aba ariko ukanda, ariko gusa making sure ko udafitemo YouTube studio ya app ya YouTube studio yifitemo bati bakohereza muri YouTube studio. Rero iyo ukoze ino dashboard bati bakohereza bigata biba nk'imashini, nk'uko kundi imashini uzi ibimeze. Ureta ukandaho rero gutya, ureta ukandaho uhite winjira muri channel gutya, ureta ukandaho gutya uhite winjira, uhita uza hano, urabona hano handitse YouTube dashboard ahangaha, uhita uza hano ukandeho ahangaha, hano handitse YouTube dashboard, uhita uza ukandeho gutya. Urabona ugikandaho ni gutya ihita ifungukira ahangaha, hano niho ihita ifungukira YouTube dashboard yacu, ni hano ihita itwohereza. None reba rero iyo ugiye kwa uploadinga ikintu hano uhita ukora, uhita wizira hano hejuru ahangaha hano hejuru hano handitse create ahangaha, ugahita ukandaho gutya, ugahita uza noneho hano handitse upload video ahangaha hano hejuru, upload video ahangaha, uhita uza ukandeho gutya. None urabona bahise batuzanira hano handitse ngo select file ahangaha, hano kuri select file urahita ukandaho gutya uyinjiremo. None hano rero urahita uza uhitemo ahantu, nimba ari video nimba ari ifoto urahitamo, ariko twebwe kubera ko ari video tuba twizira hano muri video ahangaha, uhita ukandaho gutya, uhita uza gushaka video yacu turi bukoreshe. Urabona uhita selectinga gutya video yacu gutya tuyiselectinze, ugahita ukanda hano munsi yanditse select file gutya, igahita itangira kwi-uploadinga gutya. Urabona ni gutya, hano niho bahita bakohereza, ni hano gutya video yacu ni hano ihita ifungukira. Urugero urabona ahangaha handitse title ahangaha handitse title ahangaha, hano ikintu ukora ahangaha niho wandikira izina rya video yawe, nyine ukuntu umuntu yayishaka cyangwa ikikora video yawe, hano niho wandikira izina rya video yawe. Urugero ko ari video yacu nkanjye mu content creator kura ko nkora ibintu byo kwigisha, hano ndeta nza nandikemo ira video kuko ni buryo yigisha uburyo wakuraho ibiheri, ku ifoto yawe gutya, ugahita utangira ukandika, ugahita wandika nk'urugero uburyo wakura ibiheri ku ifoto yawe. Mu buryo bworoshye gutya. Urabona ugahita ukora zoom out gutya. Urabona gutya name yacu, izina ryacu rya title yacu twaryanditse. Hano rero munsi ikintu ukora hano handitse description ahangaha, hano handitse description hano munsi. Hano rero ikintu ushyiramo hano ushyiramo icyo video yawe ikora cyangwa ukivuze, hano niho ushyiramo ibyo bita amatempeste, hano niho ushyiramo hashtag n'ibintu byinshi. Hano uhita ukandikamo iyi video yigisha uburyo, urugero uburyo ukora ifoto yawe, ifoto gutya. Ariko ushatse wakandika ibintu byinshi, ariko giye wereka turekeremo ibi ngibi nta kibazo.
ibi ngibi gutya nta kibazo. None rero hano ikintu hano uhita uhashyira hano munsi, hano ubona handitse ngo thumbnail. Ahangaha hano uba ugiye gushyiraho ifoto yawe wakoze nka thumbnail umuntu azajya abona mbere yuko yinjira muri video yawe, yayindi ubona nyine mbere yuko yinjira muri video. Ushobora gushyiraho thumbnail ukaba utakigera unayibona muri iyo video, nyine biterwa nuko ushaka. None hano ahangaha no guhitamo, ahangaha ho no guhitamo nyine agace kamwe ko muri video yawe, ya video yawe uploadinze akaba ariko kagaragara, atari ya foto washyizemo. Ariko twebwe reka mbereke ibyiza mujye mukoresha hano ifoto muba mwakoze ubwanyu, akaba ariyo umuntu azajya abona ko iyo bayikoranye ubuhanga nyine. Uhita uza ugakandaho, ariko munyandikira abantu bashaka ko nzabigisha uburyo banakora n'amathumbnail, nabyo nzabibereka kandi mu buryo bworoshye ukaba wakora thumbnail nziza ikurura abantu, igatuma abantu ubona views nyinshi. Uretse ukanda hano handitse upload file, uhita uza guhitamo ya thumbnail yawe. Dore ya thumbnail yacu ngiyi, uhita uyikandaho gutya igahita ijyamo. Urabona dore ngiyi thumbnail yacu ihise ijyamo, dore ngiyi. Urabona ngiyi thumbnail yacu imwe nakoze nkanzeho, dore ngiyi ihise ijyamo neza cyane. Iyi ngiyi umuntu azajya abona mbere yuko afungura video. Dore nunaza hano urahita uyibona, dore ngiyi amaze kujya kuri video yacu ya thumbnail maze gukora, maze gushyiraho. None hano handitse select hano muri playlist. Ahangaha hano muri playlist uhita ukandaho gutya. Urabona nakoze playlist Rwanda New Song, ugahitamo playlist gutyo ugakandaho, ugahita ukora hano munsi dani hano gutya aba ari sawa. Noneho rero uhituza hano ugahita umanuka hano hasi, hano wemeza hano, ntugashyiremo hano kuri yes, ntugashyira hano kuri yes, oya jya uhituza wishyiriremo hano handitse no. Hano kuri no aba ariho uzajya ushyira, ntukazajya ushyira hari handitse yes. Ujye uhituza wikandire hano no, ujye kwa uploading. Ahangaha nurangiza uhituza ufungure hano show more, hano wafungure gutya. Bino bintu byihorere ntagire ikintu ushyiramo, ahubwo hano muri iki gice cya tag, iki gice cy'ama tags, hano muri tags hano handitse tag niho ushyiramo ibintu bijyanye, ugataginga nyine ibintu bijyanye niyo video yawe. Urabona hano natagizamo ama lyrics, hari igihe usanga ari lyrics y'indirimbo wakoze, niyo mpamvu ubona ama lyrics. Ariko wowe ushobora gushyiramo urugero nkanjye wigisha muri channel yanjye iyi ngiyi ndi gukoreraho, ntago ari ibintu nshyiramo, nshyiramo ibintu bijyanye no kwigisha, nshyiramo teach, kwigisha mu Kinyarwanda, nyine ibintu nk'ibyo. Hano nibyo ushyiramo, ibi nabyo biragufasha, biragusonika cyane. Ikindi hano dore ahandi hantu rero h'ingenzi hano ugomba kwitaho, hano handitse category. Hano category, nimba ukora umuziki uri umuhanzi uzashyiramo music, nimba urugero wigisha uzaza hano ukandeho gutya, uhituza nimba wigisha uzaza uhitemo hano education, nimba wigisha. Nimba urugero uri umugema ukina amagemu, dore ngaho uzahitamo gaming. Nimba ukora filime na animation uzaza hano muri film animation. Ibi bintu rero birafasha cyane, harimo ibintu byinshi uhitamo. Nimba ukora siporo, dore ngiyi sport. Ibi birafasha kandi birakuzamura, bikagusunika ukaba wabona views nyinshi cyane. Hano ikintu bitukora, uhituza hano ugahituza ugakanda hano munsi, hano ahangaha hano munsi hano handitse next. Ahangaha ugakandaho gutya ugakandaho, bahita bakuzana hano. Aha naho nzabigisha uburyo naho hakora, nimba mubishaka nta kibazo. Ugahita wiyizira ukongera ugakanda next, ukongera ugakanda next gutya. Noneho rero hano muri kino gice ntugahitemo public, ugita ubanza uhitemo private, video yawe uyirebe wenyine, nibyo bintu bigufasha. Nurangiza uhita ukora hano munsi, hano handitse publish. Ahangaha hano munsi hano handitse publish, ahangaha uhita ukandaho gutya. Gereza akanya gato, urabona yageze kuri YouTube. Ariko urabona video yacu nubwo yagezeho iri private, ni ngenge nyine wayireba we nyiri channel. Hano uri ikintu ukora, urabanza ugasuzuma hano handitse none. Ahangaha urabanza ugasuzuma ukareba ko handitse none. Ushobora kwasanga ari copyright, aho ngaho haba harimo ikibazo iyo usanzemo copyright.
none rero isanze ari 8 gutya nibwo ari sawa. No mu gihe rero udashaka ko copyright yaguteza ikibazo bikaba byagutera kubona views nkeya, hano ikintu uhita ukora ujya wafungura ya private yawe. Ahangaha ugahita uzukongera ugakandaho none warangiza ugahita uza hano ugahitamo public. Ahangaha ugahita ugakandaho ugahitamo public, wamara kuyikandaho nka gutya ugayikandaho nka gutya, wamara gukanda public ugahita uza hano ugakora publish. Ahangaha ugahita ugakora kuri publish gutya, urabona video yacu isiba public, hano umuntu wese yatangira kujya yayireba, hano YouTube ihita gusunika. Nimba rero iyi video igufashije kora subscribe kandi uranyandikira muri comment ikindi kintu wumva ushaka nakwigisha, ndahari kugira ngo ngufashe buri kintu cyose.